Hello my friends, mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, buri wese ahaye inzira ko ibintu kugenda neza bitewe na video zacu wabonye. So rero ntatinze amagambo nguhaye ikaze cyane wowe kurikirana video yacu, cyangwa se wowe uje bwa mbere ku Mahumbezi TV, nguhaye ikaze cyane. Nkwifurije kuzaga kandi ugakomeza ukagaruka. Rero kugira ngo tutazaza bikugora, kugira ngo ujye uhita ubona video yaje uwo munsi yahise isohoka, kanda subscribe. Reba aho hasi urabona ahantu handikishije ibara ry'umutuku, mu ibara ry'umutuku handitse subscribe, urahakanda kugira ngo izindi video zose zisohoka zite zikugeraho neza nta kibazo. Biradushimisha cyane. So rero nawe wamaze gukanda subscribe ndagushimiye cyane, ndetse nawe utarayikanda ariko komeza kudukurikirana ureba ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bya Mahumbezi TV, ndagushimiye cyane nawe. So rero wifuza kugeza iyi video ku zindi zawe, haba kuri social media nka Instagram, Facebook na WhatsApp, reba aho hasi nanone urabona ahantu handitse share, urakanda kuri iyo share ubashe kuba wageza iyi video. Iyo mvuze ibyo ngibyo nuko ari byinshi ubahuriyeho n'abantu, hari amagroupe menshi usanga nk'abantu babahuriyemo biga kuri ibintu by'imyororokere, biga ku bintu nyine nk'ibi ngibi, ariko ugasanga hari ikintu mutavuzeho, kandi kuko wakubona iyi video kumva hari ibintu byinshi bibungura abo bantu, ukifuza kuba wahereza iyi link. Rero urabikanda ukoresheje share, cyangwa se umukunzi wawe uvuza kumenya kugezaho iyi video hari byinshi usanga ko asobanukirwa, cyangwa se hari defu mubonaho ariko ugashaka kubicisha muri video, none birakunda cyane. So rero bicishije muri share ndabikunda cyane. So rero ikindi kintu nkunda, iyo umaze kubona video ugakanda like, cyangwa se ukandika comment ati ngewe ndumva ko cyana gutya, cyangwa se iki kintu none kutakivuze, cyangwa se ko nasobanukiwe iki n'iki ngiki. Kuko burya nta muntu ushobora kureba video kubitangiye kugeza ikirangiye haburi ikintu na kimwe ashobora kuba yavugaho. Ashobora gushimira, ashobora kunenga, ashobora kuba ikintu atasobanukiwe, ashobora kuba nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero biranshimisha cyane imaze kubona video ugacisha muri comment ubutumwa bwawe ushaka kugeza ku bandi bantu, nanone barabubona. Birya biranshimisha cyane, kandi birangiye biramotiva kuba nakomeza gukora ibintu, kuko mbanzi ko burya bageze cyane iyo ukoze ikintu uzi ko hari n'abantu nyine bari bagifite amatsiko yo kuba bakibona. Burya birashimisha cyane, apana gukora ikintu ngo kimenye kibe kiraho nta bantu bakibona. Iyo nkoze video rero mukayibona muri benshi kandi mugatera ama comment, ndabikunda cyane kandi support ikomeye cyane. So rero mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi rero ngiye kugaruka, ngiye kubwira abagore cyangwa se abakobwa, ngiye kuvuga ibintu 7 umugore cyangwa se umukobwa watangije igikorwa ibintu yakora. Akenshi tanga tubabwira ati umugore nawe ugomba gucishamo rimwe na rimwe ugatangiza igikorwa, ugomba gucishamo rimwe na rimwe ukoreka umugabo kumwifuza mbere yuko yabikubwire, ariko nanone ngiye kubwira uburyo ki wabigenzamo. Ntago ari handi rero uzatuvuga ati bambwiye ko ngomba gutangiza igikorwa gutenyere wumva ngo nyiko utangira ngo umugabo ugahita ukimurekera. Oya, ngiye kubwira rero bino bintu ugomba kumenya niba mu byukuri ari watangije igikorwa. Niba uri umugore watangije igikorwa, menya uburyo ki wabikoramo, burya nibyo biba byiza cyane. Bikumva ko rero utangije rero utuvuga ati ngo ngiye udatangiza nyire ngo ndabwira amagambo ngo umugabo wanjye ndamukaresa ngo ubundi ngo ibindi byose bisigaye niwe bitubikora. Oya, umugabo ashaka kureka ko niwe watangije igikorwa, nawe nkuko usanzwe umeze nawe ukajya kuri side yiwe. Bitirengagije ko umugabo ari umugabo, ntago umugore asari uzahora utangiza igikorwa, bitandukanye nuko umugabo yahora agitangiza. Ariko ahangaha niba uri umugore nawe ntuzabigira ingeso, kuko burya umugabo azahora ari umugabo mu rugo, mu buriri umugabo azahora ari umugabo. So rero ngiye kubwira ibintu 7, ni 7 gusa nakubwira ko bitavuze ko ari 7 gusa, hari n'indi ushobora kubuzi. Nawe ushobora kumbwira muri comment ati na kino nacyo nicyo. Buriya biranshimisha cyane. Ibintu 7 rero umugore ashobora gukora, cyangwa se umukobwa mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ari we mu by'ukuri wayitangije. Icyo ni igihe umugabo ataba yishaka, kandi mu by'ukuri wowe yishaka ushaka gutangiza igikorwa. Ibintu 7 rero ugomba gukora. So ikintu cya mbere rero umugabo, ikintu cya mbere ugomba kumenya, umugabo nawe kugira ngo ashake imibonano mpuzabitsina ni ikintu kitava kwihuta cyane. Nubwo abagabo babishaka cyane ugasanga umugabo yise yishaka, ariko mu by'ukuri mu gihe atayishaka ari we wakoze abo bamutangije gukora imibonano mpuzabitsina, ni ibintu bisaba ko nawe ugomba kubyitondera, kandi ukamutegereza ukiha kuba ukumva ko muri we mutima ugomba kumutegereza kugira ngo nawe abe yashe kuba yabishaka cyane. Kandi ntukabwe ngo niba ngo umukozi yise yishaka, cyangwa se ukoze ikindi kintu gituma yise yishaka ngo mujye muhita mubikora. Oya, menya ko kuyishaka nyine biciye mu nzira za kure ari byo bituma yishaka neza, kandi ibyo bituma nyira kure igikorwa neza, burya bigashimisha cyane. So rero itakuba wabwa ati umugabo abagabo bashaka imibonano mpuzabitsina
cya kare cyangwa se bihuse, ariko nanone umenye ngo abagabo nanone basabwa gutegurwa nabo bihagije. Mu gihe ari umugore watangije igikorwa, menya ko ugomba gutegura umugabo wawe bihagije, apana kuvuga kwa kundi ngo nyine ngo ndamukalesa ngo ubundi bite biba, oya, menya ko umutegura bihagije. Ikindi cyane nakubwira, gushyira umugabo muri mudu ntibisaba gukora ku gitsina cye cyane, cyangwa se kuba aricyo kintu wihutira cyane, ntabwo burya ari byiza cyane. So rero menya ko hari izindi step ubanza gucamo, nk'uko twagiye tubireba rero mu video yagiye atambuka. Hari inzira nyinshi ugenda ucamo, cyangwa se hari ibindi bikorwa ugenda ukora mbere yo kugera ku gitsina cy'umuntu mugiye kurema mpuzabitsina. N'umugabo nawe rero ni uko nguko. Hari abagore kenshi usanga rero bajya kurema mpuzabitsina n'umugabo, ariko ugasanga yihutiye ku gitsina kiwe, ugasanga nicyo ari gukoraho. Oya, ashobora no kwishaka yego mpuzabitsina, ariko mu by'ukuri yayishatse ntabwo ari gukore neza. Ibyo byaciye mu nzira za hafi, ntabwo wamuteguye. Oya, menya neza ko umugabo wamuteguye neza, kandi umenye ko utihutiye ku gitsina kiwe, ntabwo ari byo byihutirwa cyane. Niba uri umugore watangije igikorwa, kora ibimwereka ko umwishimiye, umukaresa n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Umwishimiye ndetse nyine wumve ko umugabo akwiyumvemo, kora bituma akwiyumvamo, kora bituma akwishimiye, nyine yumva ko ari we mugore we, ari we mugore afite, ari wowe nyine mugiye kurema mpuzabitsina, ari we nyine muntu yumva ko. Kandi nukore n'ibintu bibangamiye, kenshi usanga gukora ibintu bibangamiye. Ahangaha navuga ugiye kuba ingero za hafi, kurya tungurusumu, kuba utoze cyangwa se ufite umusatsi hanuka. Menya ko uri umuntu wuje isuku kuri wowe, ku mubiri wawe. Menya ko uri umuntu wuje isuku mu gihe ujya gutangiza igikorwa, bya birashimisha cyane kandi biba byiza cyane. Ikindi cyane nakubwira, menya aho ushyira intoki zawe, menya aho ushyira intoki zawe n'igihe uzihashyirira. Akangaha navuga ndetse nk'udusabo tw'intanga tw'abagabo cyangwa se ku mutwe w'igitsina, nkuko nakomeje kubivuga muri video zagiye zitambuka, ni ahantu abagabo akenshi usanga bababara cyane. So reka kuhihutira. Ahangaha ku dusabo tw'intanga cyangwa se nanone ku mutwe w'imporo, ni ahantu ugomba gukora mu gihe umugabo yagize ubushake bwinshi. Ntabwo ari ahantu ugomba gukora mu gihe umugabo ataragira ubushake, kuko bishobora gutuma ababara ndetse ugasanga nta nubwo umuteguye neza. Ahangaha mwibuke ko ndi kubabwira igihe umugore ari watangije igikorwa. Igihe wa mugore ari watangije igikorwa, ari we wavuze ati tugiye gukora mpuzabitsina, menya ibi ngibi rero ugomba kubyitaho. Udusabo tw'intanga ndetse no ku mutwe w'igitsina cy'umugabo, ku mutwe w'imboro, ni ahantu ugomba kwitondera cyane, kandi ni ahantu ugomba gukora mu gihe ubushake bwaje. Ntabwo ari ahantu ugomba gukora ubushake butaraza. Ikindi cyane nakubwira, mubaze ahantu hazamura ubushake bwiwe. Ahangaha ni cya gihe uba utamuzi, cya gihe utamumenyereye cyane, mugiye kurema mpuzabitsina. Mubaza ati ese ni ahandi hantu umuntu yakora kugira ngo ubushake bwawe buzamuke. Niba uri umugore, bikore nyine kugira ngo, kuko niba watangije igikorwa, baza umugabo watese ni hantu umuntu yakora agatuma nyine ubushake bwawe buzamuka, cyangwa se muhashakishe mwembi. Birashoboka ko umuntu ahashakisha mwembi ahantu hatuma ubushake bwe buzamuka, mukashakisha mwembi n'imibiri, wamukora ahantu akumva noneho birarenze, ahita akubwira ati ahantu urahanguze numva nyine noneho birarenze. So rero biba byiza cyane iyo aka kantu mukazi mwembi. Niba ugiye kurangiza umugabo wawe, komeza umufasha arangize. Hari abagore usanga bavuga ati umugabo agiye kurangiza nyine agahita amwiyaka. Oya, mureka arangize, ukomeze umufashe. Tuvuge urugero, umugabo wawe muri gukora mpuzabitsina, ariko yakubwiye ati ngo komeza umpobere, komeza umfate cyane. Niba muri mpuzabitsina nyine agiye kurangiza, ukabona nyine agiye kurangiza, akubwira ati komeza mufate arangize, intanga zose zisohoke, spams zisohoke nyine, arinda arangiza ukimufashe, kwa kundi nyine cya gikorwa ukiri gukora. Niba muri hejuru hari igikorwa uri gukora, agiye kurangiza, akubwira ati komeza nyine ugikore kugeza spams zose zimusohotsemo, intanga zose zimusohotsemo, arangije neza. Ntabwo byiza cyane rero kuba umugabo wawe yakubwira ati ngiye kurangiza, ugahita uvuga ati ubwo agiye kurangiza nyine, ubwo nyine agiye kurangiza. Oya, mureka arangize icyo ukora, cya kintu uri gukora, kuko ushobora gutuma aricyo kiri, ushobora gusanga aricyo kiri gutuma ubushake bwe buzamuka, kandi aricyo kiri gutuma nyine kimuzamurira umuriro mwinshi ukabije, kuba nyine ari burangize. Burya birashimisha cyane. So rero ibintu by'ukuri nkubwira ni ibintu mu by'ukuri, niba uri umugore watangije igikorwa sava, ariko menya n'uburyo ki wacyitwaramo. Niba watangije igikorwa, menya n'uburyo ki wacyitwaramo kugira ngo urusheho kugenda neza.
ushobora gutangiza igikorwa ariko kikagenda nabi bitewe n'uko wabyitwayemo nabi, nk'uko umugabo nawe aba ashishikazwa n'uko yavuga ati umugore wanjye nshishikazwa n'uko namukora igikorwa neza kikarangira. Ariko nawe uri umugore mu gihe atangije igikorwa menya neza ko umugabo wawe nyine byageze neza kandi wamukoreye ibintu neza. Cyo nakubwira ni umugore watangije igikorwa sava, ariko ntago ari wo ufite umwanya munini cyane mu gikorwa. Umwanya munini ni uwo mugabo nko twakomeje tubisubiraho. Umugabo nawe yego ntago ari watangije igikorwa ariko aragira hagati abishake. Rero mu mwanya we wihariye nk'uwo mugabo gender balance yaraje, ariko umugabo ni umugabo mu buriri, mu rugo, ahantu hose umugabo ni umugabo. Rero muha umwanya wiwe, nubwo uri umugore watangije igikorwa ariko wikiha kuganza cyane umugabo burya ntago byiza cyane. Mureke nawe abone umwanya we, mureka bewe burya biba byiza cyane kandi ni ibintu by'agaciro cyane. Ngara ku musozo rero nababwira ko naganiraga n'abagore mu by'ukuri babifuza gutangiza igikorwa. Gutangiza igikorwa nibyo byiza, ni byiza rero kandi ni intambwe umugore mu by'ukuri aba yabashije gutera. Ariko mu by'ukuri niba batangije igikorwa menya ngo ese icyo gikorwa ndagikora gute, ndabigenza gute. Ibintu maze kubwira rero bizagufasha mu by'ukuri ko watangiza igikorwa kandi ukagikora neza, ku buryo umugabo azavuga ati wow, umugore wanjye yankoreye akantu, yanshimishije, yatangije igikorwa, yambwiye ko ashaka ko dukora igikorwa kandi yanabikoze neza. Wow, ni byiza cyane kandi bizamushimisha. So rero nkwifurije kuba wagira ikintu ukura mu video, hari ikintu utasobanukiwe bicishe muri comment hasi kugira ngo nzaze ndi kugusubiza, cyangwa se ikindi kibazo cyose waba ufite. Bye bye, ndabakunda cyane, nawe utaha.